kwahubaye abuzima kukwahugendera ijuru niho riri nimore Yesu ashimwe. Nitwa Alice, nkaba ndi umunyarwandakazi. Nari ndwaye indwara bari barandoze nanyimara imyaka 7, ariko ni ukuri ikintu cyose iyo wizeye Imana iragikora. Tujye tureka kuba abantu twumva ko nta cyizere tuba dufitiye ikintu, ariko ni ukuri Imana iriho kandi irakora. Hari umukobwa w'umushuti wanjye yabonye uburyo mezemo, anzirira impuhwe cyane, amuza n'umupapa pasiteri aransengera. We yambwiye ijambo mvuga gusa, ni ukuri navuze iryo jambo, ariko ubu icyo mbabwira cyo ni uko nshima Imana kandi nzaguma nyishimira. Ubu tuvugana ndi mu ryerye, nta kibazo mfite, narakize, ariko byose ni ukwizera. Utizeye nta kintu wageraho, kandi ntukajye urwanya uvuga ko nta kintu Imana idakora. Imana irakora, ahubwo abantu ntabwo dufite imitima yizera. Bidusaba kugira ngo twizere nibura kugira ngo Imana igire icyo ikora. Ni ukuri ndashima cyane nivuye inyuma. Ndashima Imana kuko ubu ndi mu maboko mazima, meze neza, ndakandagira. Mbese Imana ni byose. Haleluya. kukwahubaye